ankuramo imyenda yose maze anyinjizamo intoki. Yambwiye ko nari nanduye mu gitsina, ko yahankoreraga isuku. Nubwo nari muto natekereje ko atari byiza. Ni ishema rya buri mugore kwambara ikanzu y'umweru ku munsi we w'ubukwe. Ni icyifuzo cya buri musore warongoye kwishimira cyane ukwezi kwe kwa buki. Byongeye kandi ni ibyishimo ntagereranywa kuri buri couple yasezeranye kugira umuryango mwiza wishimye kandi utekanye. Ni inkuru y'urukundo rwa Justin na Alice basezeranye bagakora ubukwe bwiza cyane, inshuti n'abavandimwe bakabashyigikira. Barakundanaga cyane, mbese urukundo rwabo rwari nta makemwa. Ese inzozi zabo zaba zarabaye impamo? Abo bakunzi batinze kumenya ko hari byinshi bizabatungura mu rugo rwabo, ndetse ko hari ingorane nyinshi zibategereje. Tubahaye ikaze mu gice cya mbere cy'inkuru yacu, ukwezi kwa buki. Ubwo Justin yari kumwe n'umugore we muri ascenseur berekeza mu cyumba cya hoteli bari babukinze, aho bari bagiye gukorera ukwezi kwa buki, yarinanuye maze aravuga ati, mbega umunsi mwiza. Ni hoteli ya mbere muri uwo mujyi. Kuva kuri sale bakoreyemo reception kugera kuri iyo hoteli rwari urugendo rw'iminota 30. Alice asekera umugabo we maze arinanura ati, mbega umunaniro. Nabyinnye cyane kandi nambaye high heels. Wagira ngo bwari ubwa nyuma mbyinnye. Abivuga nanone yayura. Justin aramusubiza ati, hey sweetheart, ntumbwire ko unaniwe cyane ku buryo utasohoza isezerano dufitanye. Twagiranye isezerano, nturyibuka? Twavuganye ko ku munsi w'ubukwe bwacu kugira ngo dushyire urugo rwacu mu biganza by'Imana. Alice asubiza ananiwe ati, yego ndabyibuka cyane. Reka turyame hakiri kare maze tuze kubyuka saa 8 z'ijoro dusenge. Justin arabyemera. Bageze mu cyumba baroze maze bafata ifunguro. Mama wa Alice yari yabapfunyikiye ngo baze kurirarira. Bamaze gufata amafunguro barapfukama bashimira Imana ko yatumye ubukwe bwabo bugenda neza maze bararyama. Bari barasezeranye ko batazahuza ibitsina mu ijoro ry'ubukwe, ko ahubwo bazafata umwanya bagatura Imana iryo joro binyuze mu masengesho. Bararyama. Saa 8 zuzuye mu ijoro, alamu ya Alice iravuga, barabyuka. Alice yayoboye indirimbo z'amashimwe naho Justin ayobora amasengesho. Barasenga bageza hafi saa 10 z'igitondo maze bajya muri douche. Bombi bari bafite isoni zo kurebana bwa mbere bambaye ubusa kuva bamenyana. Bamaze koga bahuza ibitsina. Barangije Justin mu burakari bwinshi ati, ibi ni ibicyari. Nari nzi kuza kuva amaraso kuko wambwiye ko bizaba ari ubwa mbere uryamanye n'umugabo. Alice atangira kudidimanga, agerageza guhisha amarira yari amwuzuye mu maso ati, nanjye rwose nari nzi ko ariko bigenda. Umugabo we amusamira hejuru ati, umubeshyi gusa. Kuki abantu bahindutse koko? Iyo umbwira ko utari isugi se mbere hose nkabimenya. Iyo umbwira ko utari isugi n'ubundi nari kukurongora. None se kuki wambeshye? Nanga iyi mico ndetse ndayanga cyane. Alice ati, sinigeze mbeshya rwose, n'Imana yambera umuhamya. Justin arongera ati, ntibyumvikana. Ziba wandaya witagira isoni. Umubeshye gusa. Ibi nibyo wituye urukundo nagukunze? Ubu bugambanyi nibwo nkwiye kwiturwa? Alice ati, hani nyizera. Ndahiriye imbere y'Imana ko ndi isugi. Justin n'umujinya mwinshi ati, ndavuze ngo ceceka. Kuba utari isugi si cyo kibazo. Ikibazo ni ukuntu wambeshye ukaba ukomeje kumbeshya na n'ubu. Alice atuye Justin. Bigeze saa 9 za mu gitondo, Justin yambara imyenda isanzwe arasohoka n'umujinya mwinshi. Alice aratakamba ati, Justin, buretse gato. Reka turebe uko tubikemura Justin, please. Alice yabaye nk'umusazi ati, Mana, kuki wemeye ko urugo rwanjye ruhinduka inzozi mbaka kanya? Ariko se kuki ntavuye amaraso?
nzi ko abakobwa b'amasugi iyo bakoze imibonano mpuzabitsina bwa mbere bava amaraso, none se kuki njye ntayavuye? Akomeza kwivugisha ati Mana ngirira impuhwe, sinshaka ko umugabo wanjye antakariza icyizere. Mana ngusabye muri iki gitondo ngo uyobore urugo rwanjye. Mwuka wera oroshya umutima w'umugabo wanjye uba ari wowe umuyobora. Yariranye agahinda, arongera asasura amashuka agira ngo arebe niba hari amaraso yayatarukiyeho akagarura icyizere, ariko amashuka yareraga kurusha inyange. Ubundi Alice na Justin bahuye yiga mu mwaka wa 3 wa kaminuza. Yari umukobwa mwiza ku buryo umusore wese bahuraga yumvaga atamuva iruhande. Ni umukobwa ufite indeshyo iringaniye, ufite uburanga burangaza, utuje kandi wihagazeho. Ni umunyeshuri usanzwe gusa wubahwa na bagenzi be kubera amahame ye. Ubundi Alice na Justin bahuye yiga mu mwaka wa 3 wa kaminuza. Yari umukobwa mwiza ku buryo umusore wese bahuraga yumvaga atamuva iruhande. Ni umukobwa ufite indeshyo iringaniye, ufite uburanga burangaza, utuje kandi wihagazeho. Ni umunyeshuri usanzwe gusa wubahwa na bagenzi be kubera amahame ye. Akunda kandi agasenga Imana cyane. Ntiyari yarigeze akundana n'abasore kuko intego ye yari ukwinjira mu rukundo ari uko arangije kaminuza. Icyemezo cye cyahindutse ubwo yahuraga na Justin. Justin ni umunyeshuri wiga mu mwaka wa 5 wa kaminuza muri Civil Engineering. Bahuriye muri graduation y'abanyeshuri baherutse kurangiza. Justin wabonaga yishimiye cyane Alice ubwo yamukubitaga amaso. Nawe ntiyari yarigeze akundana n'abakobwa, ariko Alice yaramukuruye. Bahana nimero maze batangira ubucuti. Nubwo bakimenyana ubucuti bwabo butari bukanganye, baje kuba agati k'inkubirane ku buryo kaminuza yose yamenye iby'urukundo rwabo. Nyuma y'igihe kitari gito, Justin yarangije kwiga maze ajya gukorera mu mujyi wa Musanze. Gusa yakomeje gukundana na Alice. Ubwo yamusabaga ko yazamubera umugore, byari ibyishimo bitarondoreka kubera ko Alice yabyemeye atazuyaje. Urukundo rwabo rwari urw'umwuka wera. Justin nawe yari imanzi, ategereje kuzabikora bwa mbere ku munsi w'ubukwe bwe na Alice. Nyuma y'umwaka, Alice nawe yashoje amasomo ya kaminuza maze bakora ubukwe bw'agatangaza. Reka tugaruke muri ya hoteli. Alice yazengurutse muri cya cyumba cya hoteli agerageza guhamagara nimero z'umugabo we, ariko ntizicemo. Umugabo wanjye yaba yarengeye he koko? Icyari giteganyijwe nk'ukwezi kwa buki cyahindutse igice cy'amarira kuri we. Yaretse kurira maze abayungutse igitekerezo. Ati byaba ari byo? Oya ntibishoboka. Akomeza kwibaza azunguza umutwe, mbese ntiyaraza aho intekerezo zimujyanye. Yafashe telefone ahamagara mama we, ati mama ngwino mbabarira uze urugo rwanjye rurasenyutse. Mama we aramubaza ati nuruhe rugo uvuga ko rusenyutse ari? Alice yumvise mama we amubajije ibibazo byinshi ahita kupa. Abyuka vuba vuba yambara ikanzu ngufi, ubundi atangira kuzenguruka ashaka umugabo we. Agikingura umuryango yabonye umugabo we. Yariho azerera muri koridoro nawe atazi ngo arajya he. Akimara kubona umugabo we yahise atangira kumanuka escalier yihuta cyane. Alice nawe amukurikira ahamagara ati mugabo wanjye, hagarara mugabo wanjye. Umugabo akomeza kumanuka escalier yiruka. Yageze hasi yiruka ku buryo bigaragara ko atashakaga kuvugana n'umugore we. Mama wa Alice akomeza kumuhamagara ariko ntiyitaba telefone. Justin yinjira muri restaurant ya hoteli. Alice aramukurikira. Bicara ku meza amwe. Justin yarebaga adashaka guhuza amaso n'umugore we, ahubwo akirebera muri televiziyo. Hashize iminota mike, Alice afata umugabo we mu kiganza aramwongorera ati mbabarira nisobanure. Justin yahise amwishikuza nk'ukoze ku isafuriya ishyushye.
ati wowe wari ufite ibisobanuro byose maze witwara nk'aho ibintu bigutunguye. Ubu se uragira ngo nsobanurire iki? Mbwira. Alice ati Justin, nayobejwe ubwenge maze mfatwa ku ngufu. Justin aramutontomera ati reba hano wa mugore we, sinshobora kugushwa n'ibinyoma byawe, sinshobora kugurwa n'amagambo yawe asize umunyu. Alice yitegereje umugabo we w'umunsi umwe, ntiyari yarigeze amubona arakaye bene ako kageni. Amarira arongera arashoka. Justin ntiyigeze abyitaho. We yumvaga yaragambaniwe agacibwa inyuma ndetse yarababajwe cyane. Nyuma y'umwanya munini bacecetse, Alice yaramubwiye ati Justin, ntega amatwi. Sinigeze ngambirira kukugambanira. Nagukunze tugihura. Ni iki nari kungukira mu kukubeshya ibinyoma bizakubabaza ndetse bikadusenyera? Kuva kera nari isugi. Nta mugabo wigeze abona ubwambure bwanjye uretse wowe wabubonye uyu munsi. Narifashe bihagije. Justin asa n'utaye umutwe ati nibyo? None niba ari byo, ni gute wansobanurira ibyabaye mu gitondo? Alice atumva Justin hari ikintu cyakomeje kunza mu mutwe kuva usohotse mu cyumba. None ndibaza niba kitaba ari cyo ntandaro yo gutakaza ubusugi, nubwo ntigeze nkikubwira. Justin amurebana umujinya mwinshi ati none urabona iki ari cyo gihe cyo kumbwira ingeso zawe wanyuzemo? Kubera icyo utabimbwiye duteretana? Waranshutse Ali, waranshutse ndakurongora. Sinzigera nkubabarira igikomere wanteye. Ibitonyanga bibiri by'amarira biba bivuye mu maso ya Justin biragwa. Alice niwe mukobwa wenyine yakunze mu buzima bwe bwose. Yibazaga impamvu yamugambaniye. Alice yabonye amarira y'umugabo we biramurenga, ashengurwa cyane nuko ari we mpamvu yayo. Araterura ati mbabarira Justin, si uko nari narakoze imibonano mpuzabitsina, ahubwo hari ikintu cyambayeho nshaka kukubwira. Ubwo nari umwana uri mu kigero cy'imyaka 9, nari muto cyane ku buryo ntari nzi icyo bisobanuye. Ntabwo nari nzi ko byanyambura ubusugi. Justin yari ameze nk'udahari ati koko se? Alice ati nyizera Justin, ndakubwiza ukuri. Nari muto cyane ku buryo ntabashije kubisobanukirwa. Gusa nyuma nibwo naje kumva ko byose byari bibi. Ababyeyi banjye ntibabaga bahari. Byabaye ngombwa ko mara ibyumweru 2 nsigara mu rugo njyenyine kubera ko nari narakoze ikizamini cya leta gisoza amashuri abanza, ntegereje gutangira icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Hari umuryango twari duturanye wari ufite umwana w'umuhungu, nawe wari utegereje nkanjye, akitwa Eme. Ubwo rero twembi twajyaga dusigarana ubwo ababyeyi bacu babaga bagiye mu mirimo. Mama yari umukashiya muri banki, naho papa akaba umushoferi w'uruganda. Mama wa Eme yari yaratandukanye n'umugabo we. Bari baratandukanye maze Eme amusigira se, nawe ajyana na barumuna ba Eme. Eme yari umwana mwiza wubaha, bityo rero tukirirwana. Se wa Eme yari umusekirite ku ruganda twari twegeranye. Mu cyumweru nari ntegerejemo gutangira ishuri, se wa Eme yakoraga ijoro. Bivuze ko yirirwanaga natwe mu rugo mbere yuko ababyeyi banjye bataha. Gusa kubw'amahirwe make, se wa Eme yanyungukiyemo akajya nkorera ibyamfura mbi. Nyuma ya saa sita mbere yuko ajya ku kazi, yoherezaga Eme gutembera, ubundi akampamagara nkamusanga mu nzu yitwaje ko agiye kuntuma. Umunsi wa mbere biba, yakinze urugi ankuramo imyenda yose maze anyinjizamo intoki. Yambwiye ko nari nanduye mu gitsina, ko yahankoreraga isuku. Nubwo nari muto natekereje ko atari byiza. Nambara vuba vuba mpita ngenda. Yanteye ubwoba ambuza kuzagira uwo mbibwira. Naracecetse. Ibyo bintu yabinkoreraga buri munsi. Byarambabazaga cyane maze mfata icyemezo cyo kubibwira mama. Ku nshuro ya 5 yarampamagaye ndabyanga, nikingirana mu nzu mubwira ko ndibuze kubibwira mama. Yaje mu idirishya antera ubwoba, ambwira ko azanyica ningira uwo mbibwira, ndetse anyereka n'imbunda ye azandasisha. Ubwoba bwaranyishe, nkomeza kurira bucece.
Juste yitegereza ku muryango wa resitora ya hoteli barimo, asa n'ureba hasi, ahaguruka vuba, asa n'uziranye n'umuntu winjiye. Tubahaye ikaze mu gice cya kabiri cy'inkuru yacu ukwezi kwa buki. Duherukana mu gice cya mbere Juste yitegereza mu muryango wa resitora bisa nkaho abonye umuntu. Mu gihe Juste yari akireba mu muryango, umukobwa mwiza muremure uri mu kigero cy'imyaka 28 yarinjiye. Yari umukobwa mwiza cyane ku buryo abagabo bose bari muri resitora bahindukiye. Yari yambaye ikanzu nziza y'umukara, inkweto za silver n'ishakoshi bisa. Ubundi akagira igikara cyiza gikurura buri wese. Yinjira agana aho Juste na Alice bicaye. Juste aho yicaye arangurura ijwi, "Aturakura iki hano?" Uwo mukobwa aramwenyura maze amenyo ye y'urwererane aragaragara. Ako kanya ahita azinga umunya. Akoma mu mashyi inshuro 3, ubundi ahita asubiza ati hahaha, noneho mbonye iby'amaso yanjye atigeze abona. Alice yaratangaye yitegereza uwo mukobwa mwiza uvuga ikinyarwanda cy'umuhanda n'ukuntu asa, yumva aratunguwe. Aratekereza ati uyu mukobwa ni mwiza cyane ariko aravuga ubusa. Nuko abaza Juste ati sweetheart, uyu ninde? Juste aramusubiza ati ibi ntubyiteho sheri. Nuko Juste abaza wa mukobwa ati Faith, urakora iki hano? Faith ati numvise ko ufite ubukwe, nibwira ko ari ibinyoma. Nanze kubyemera Juste, niyo mpamvu naje kwihera amaso kugira ngo ampamirize ukuri, none nsanze ari byo. Juste, wumvaga se wanjugunya gutyo gusa? Nge sindi ibishingwe. Bambwiye ko mariage yawe yabaye ejo, ariko baribeshya kuko mariage ya nyayo igiye kuba aka kanya. Juste ahita amusamira hejuru ati mariage yande nande? Faith asubizanya uburakari ati birumvikana ko ari nge nawe. Alice aratekereza ati rero nyuma y'ibyo byose ndumva ntari nyirabayazana. Mbwira Juste, uyu mugore ni gateke. Mu gihe Alice akibitekereza, Juste ahita abwira Faith ati ushobora gusohoka aka kanya cyangwa mpamagara umusekirite kunsohorere. Faith atera hejuru ati uhamagarira ndi umusekirite? Nyuma y'ibyo wankoreye byose urashaka kunjugunya kubera yinjije ngo ni umugore? Alice ahagurukana umujinya maze abwira Faith atumva nkubwire wa mugore we, sinshobora kukwihanganira untuka n'umugabo wanjye. Niba hari n'ibyabaye hagati yanyu, ibyo ni ibyahise, mbabarira umvira aka kanya. Faith ahita avuga ati uratekereza ko ari nde ugiye kuba umucamanza muri uru rubanza? Alice asubiza yiyemeye atubajije ikibazo cyiza, ndi umugore we w'isezerano. Ahita azamura ikiganza amwereka impeta. Juste agerageza kubacecekesha bombi ariko bibi by'ubusa. Faith ati yo, ntukabe igicucu wa mukobwa we, urashaka kwizirika kuri uyu mubeshyi, uyu muhehesi ucana inyuma? Alice yego, kuko nasezeranye kubana nawe mu bibi no mu byiza. Faith akira dutege, ntimushobora kubana, Juste n'uwanjye njyenyine. Alice ibyo ndabihakanye mu izina rya Yesu, urugo rwacu ruzaba rwiza kandi ruzaramba. Wowe uzasubira kwa shitani aho ukomoka kuko uri umukobwa wa Sekibi. Faith yahise amukubita urushyi ruvuga nk'isasu. Ati urabona naje gukina wowe? Alice mu marira menshi ati ibi ni ibiki Mana? Nyuma y'amasaha 24 koko? Abakozi bo muri resitora bahise baza gukiza iyo ntambara.
umwe atelefona umusekirite, undi nawe agumaho ategereje kumva icyo Justin abivugaho. Justin ahita afata Faith. Justin: unkubitiye umugore urushye? Faith: yego ndarumupyatuye kandi ndaza kongera. Asubiza atyo atitaye ku kaga ateje muri couple nshyashya. Justin yatekereje ibintu byinshi maze arahumiriza kugira ngo arebe ko yagabanya umujinya yari afite. Asa n'uwegeranya ibiganza, arinanura maze arasakuza ati: ubu umaze gukora ikintu kibi kiruta ibindi mu maso yanjye. Ngaho va sinzongere kukubona ukundi. Ndicuza umunsi nahuye nawe. Faith: cyore. Asa nk'atumvise ibyo Justin avuze. Yicara iruhande rwa Alice ahindura umusatsi awerekeza inyuma, ubundi yigira nk'aho bitamureba. Alice yahise ahaguruka afashe itama Faith yakubise urushyi, akomeza kwibaza niba ibirimo kuba atari inzozi. Agenda buhoro buhoro yerekeza kuri ascenseur, n'ubundi we ntiyari agishoboye kuzamuka escalier kubera ibintu ruhuri byari bimubayeho mu kanya nk'ako guhumbya. Yarababaye cyane, yumvaga ari kuzungera. Intege zari zacitse, akumva byari kuba byiza iyo aza kuba atarakoze ubukwe, ndetse akibaza uwavumye umunsi w'ubukwe bwe. Justin ahita amukurikira yiruka, ahindukiye abona yamwomyeho. Justin yahise amwegera amufata mu kiganza. Justin: babarira Lee, amakosa n'ayanjye. Rwose ndayemera. Umeze neza sheri? Alice aramwongorera ati: ndavuze ngo mva mu maso. Ahita amwiyaka, agerageza guhisha amarira yari amwuzuye mu maso, ariko biranga arasohoka. Ati: nabonye kandi numva byinshi, ntacyo ngikeneye kumva. Kuri iyi nshuro Justin niwe wasabaga imbabazi aho kuba Alice. Yumvaga umutima we wajanjaguritse nk'uwahondaguwe n'inyundo. Mu by'ukuri umugore we ntiyari akwiye guca muri ibyo byose akiri umugeni. Alice yahise ava muri ascenseur arigendera. Justin asigara amanjiriwe yibaza niba yahumuriza umugore we cyangwa yasubira muri restaurant kudiringa n'ikigoryi yari ahasize. Ahitamo kujya muri restaurant agira ngo arebe ko yakwikiza umwanda yizaniye mu buzima bwe. Mu burakari bwinshi ati: ni iki nacumuye ku buryo wangirira nabi kuri uru rwego? Ni icyaha kuba twarabanje kuba inshuti? Urumva nkwiye kukurongora? Sinzigera nkubabarira na rimwe. Faith abaza wumva yifitiye icyizere ati: tuza sheri, cururuka hano. Yaba yagiye gushaka aho atura agahinda ke? Justin: ushobora kuba wasaze. Gahunda yawe yari yo kurakaza umugore wanjye kugira ngo agende? Ubanza urimo amadayimoni. Ukuntu witwara ndabona atari gusa. Faith ahita ahaguruka asanga Justin. Aramwegera maze amwongorera mu gutwi kw'iburyo amwagaza ati: sweetheart, nubwo utandongora sinzatuma ukomeza kubana n'uriya mugore. Ugomba kubana nanjye cyangwa ukaba wenyine. C'est tout. Ibyo twakoze rirya joro sinzabyibagirwa kandi sinzigera ntuma bipfa ubusa igihe cyose ngihumeka. Justin ahita asubiza ati: niba ari ibyo rero pfa aka kanya ubundi umpa amahoro. Faith: umva nshuti yanjye, izo ni inzozi utazigera ukabya. Ahubwo niba ushaka kugira amahoro, ndongora. Ako kanya abashinzwe umutekano bahita binjira. Justin ahita basinyara ngo bamukize Faith. Yarwanye n'abashinzwe umutekano, ariko mu kanya bari bamugejeje hanze. Igihe abashinzwe umutekano bari bamuteruye ku rutugu, yagiye asakuza ati: ntibirangirira hano. Yamusezeranyije ko araza kugaruka. Justin nawe mu mutima akomeza kwibaza. Babarira sinzongera kukubona n'amaso yanjye. Ahita akata agenda yihuta asanga umugore we kugira ngo amufashe acuruke. Justin yageze ku cyumba cya hoteli bari bacumbitsemo agiye gukomanga, yumva ijwi ry'umugore we mu cyumba imbere. Yumvise asa n'uvugana n'umuntu kuri telefone. Ahita areka gukomanga ahubwo arategereza. Aguma ku muryango yumviriza,
ngo yumve ibyo umugore we avugana n'uwo muntu byose. Aribwira ati uwo ashobora kuba ari mama we bavugana. Alice ntagira inshuti nyinshi. Mu gihe akibitekereza yumva Alice aravuze, ariko wanyijeje ko ari we musore mwiza. Nizeye amagambo yawe. Sinigeze nkeka ko byazahinduka bikagera kuri uru rwego. Ubu rwose nshenguwe umutima. Mbabarira rwose, ubu nkeneye inama zawe n'amagambo y'ihumure. Nibyo koko umugabo si uwo kwizera? Kugeza ubu ni wowe nshuti nizeye. Gerageza uze vuba. Juste uko yakumvirije akubitwa n'inkuba. Inshuti? Alice nta nshuti magara nzi agira. Akurugutura amatwi kugira ngo akomeze yumvirize neza. Alice yavugaga arira, bigatuma amwe mu magambo atumvikana. Nanone kandi ntiyashoboraga kumva uwo bavuganaga kuko telefone itari muri loudspeaker. Umuserivezi yahise yinjira muri koridoro Juste yari ahagazemo. Juste akimubona ahita akura telefone mu mufuka vuba vuba kugira ngo amujijishe agire ngo hari ibyo yarebagamo. Umuserivezi amusuhuza buhoro, Juste nawe amwikiriza buhoro cyane kugira ngo umugore we atumva ko ari ku muryango. Amaze kurenga, Juste ahita yegereza ugutwi ku muryango kugira ngo yumve neza ibyo umugore we avuga. Juste yari atewe ubwoba n'ibintu bibiri. Icya mbere, kurebana n'umugore we nyuma y'ibyari bimaze kuba. Icya kabiri, ingaruka z'ibyari bimaze kuba. Nuko aribaza, ese kuba yahagurutse akagenda ni amahoro? Yamvugiye imbere ya Faith. Yagerageje kuburanira umugabo we. Ese koko yashakaga kundwanirira? Oya. Kuba iriya ndaya yamukubise urushyi biraza gukomera. Juste yumvise umugore we amaze umwanya atavuga, yibwira ko uwo bavuganaga ari we uri kuvuga. Yumva Alice aravuze, wambwiye ko agira umutima mwiza, ko nzagira amahoro ndi kumwe nawe, ndetse ko atazigera nca inyuma. None si ibi ni ibiki mbonye aka kanya? Uko Juste yakumvirije aribaza, uwo muntu bavugana ninde koko? Yaba ari papa se? Alice ashobora kuba yahamagaye papa, cyangwa akaba yahamagaye James. James ni inshuti y'akadasohoka ya Juste, ni inshuti yo ku ishuri. Yumva Alice aravuze, wanyijeje kumfasha, ngaho ihute umfashe, ndagutegereje. Juste yatekereje ko ikiganiro kirangiye ahita akomanga. Ntiyashakaga ko Alice amugwa gitumo arimo amwumviriza. Alice ahita abaza, ati uwo ninde? Ijwi rye nta marangamutima y'ubwoko bwose yari arimo. Nta byishimo, nta mubabaro, nta mujinya. Juste asubiza mu ijwi ryuje ubwoba, wumva atitira, ati ni njyewe Sheri. Ahita anakingura. Agikingura yakubiswe n'inkuba. Umugore we yari apfukamye asenga, afite Bibiliya yera mu ntoki, ayegereje igituza. Amaso ye yari yatukuye cyane kubera kumara umwanya munini arira. Juste ibyo yibwiraga byose byari ukwibeshya. Alice yivugiranaga n'Imana. Aha niho dusoreje igice cya kabiri cy'inkuru yacu, ukwezi kwa buki. Turabashimiye kuba mwadukurikiye, tubashishikariza no gukomeza gukurikira ibindi bice bizakurikira, ndetse n'inkuru zose Imbaduko TV ibategurira muri rusange.
Nasanze Faith aryamye ku buriri bwanjye yambaye ubusa buri. Nimvuga ubusa wumve ko nta kintu na kimwe yari yambaye. Ubwo rero twendaga gutangira guhuza ibitsina, ishusho yawe yahise inza mu bwonko. Tubahaye ikaze mu gice cya gatatu cy'inkuru yacu Ukwezi kwa Buki. Duherukana mu gice cya kabiri Justin amaze umwanya munini yumviriza Alice avugira mu cyumba azi ko hari umuntu yabwiye ibibazo bafitanye, ariko akaza gusanga Alice yasengaga abwira Imana. Ntimucikwe. Justin yegera iruhande rw'uburiri buhoro buhoro aho Alice yari apfukamye. Yicara ku gitanda ubona ko atuje cyane, ubundi ahumeka byimbitse. Byibuze muri we yumvaga yishimye kubera ko yari asanze nta wundi muntu umugore we yabwiye ibibazo bagiranye. Arongera arinanura maze agorora umuhogo nk'uri kunigwa n'ijambo. Alice baravuze ati ndabizi ugomba kuba ufite ikintu cyo kumbwira. Justin arikanga. Arakomeza ati ndabizi rwose. Asubiramo. Ndizera ndashidikanya ko ugomba gusobanura biriya bintu. Ngaho rero rangurura ijwi uvuge nta kibazo, nguteze yombi. Justin nanone umutima uramusimbuka. Abura uko yifata, yajya kubumbura umunwa ngo avuge, akongera akawubumba. Yumvaga yabuze aho ahera yisobanura, gusa ntiyashakaga kwibabariza umugore. Yahaga agaciro gakomeye umubano wabo bombi, kandi yumvaga nta kintu na kimwe gikwiye kuwukoma mu nkokora. Nyuma yaje kwihakanya bugabo, aravuga. Nuko araterura ati Alice, ndashaka kumfasha. Ndi mu bihe bitoroshye na gato. Alice, yego ndabizi, twembi turi mu bihe bikomeye. Justin, wowe uri umwere ninjye wabikuzanyemo, ndakwinginze mbabarira. Alice abaza mu ijwi riteye ubwoba. Justin, iki si igihe cyo gusaba imbabazi. Ubu ngubu icyo nshaka ni uko nsobanurira uko uriya mugore yinjiye mu buzima bwawe, igihe yabwinjiriyemo kugeza ubwo ashaka gusenya urugo rwacu, umubano wacu n'ibintu byose twaruhiye mu myaka ishize. Justin, nyumva ari nta kindi nkubwira uretse ukuri kose. Alice, ngaho mbwira ngo uteze yombi. Justin arakomeza. Nahuye na Faith ubwo nakoraga muri serivisi z'urubyiruko. Icyo gihe nawe niho yakoraga. Nubwo tutakoraga bimwe neza, twabaga mu nzu imwe. Icyumba cyanjye n'icye byari biteganye. Twabaye inshuti mu buryo bworoshye, ko mu bantu twakoranaga niwe twabanaga muri iyo nzu twenyine. Nakundaga Faith cyane kuko nabonaga ari we muntu mwiza kurusha abandi bose nari narahuye nabo. Yanyitagaho cyane, kunyandikira note kuko twembi twari abarimu, kumpahira ibyo kurya no kumvomera amazi yo koga. Akenshi sinatekaga kuko iyo Faith yatekaga yateguraga ibyo turya twembi. Nari nzi ko ari ukumbera mwiza gusa, naho yari afite izindi ntego. Natangiye kumukunda cyane ku buryo numvaga umunsi wanjye utagenze neza iyo nabaga ntamubonye. Nubwo twari inshuti zisanzwe, ubucuti bwacu bwagendaga bukura umunsi ku munsi. Umunsi umwe nyuma ya saa sita, amaze guteka ibiryo biryoshye cyane, anzanira ibyanjye mu cyumba. Narishimye bidasanzwe kuko icyo gihe nari nshonje cyane. Amaze kuzana ibyanjye azana n'ibye nk'uko yari asanzwe abigenza. Twakundaga gusangira, rimwe mu cyumba cye ubundi mu cyumba cyanjye. Ubwo narimo ndya ibyo biryo biryoshye, telefone yanjye yarasonnye. Ni wowe wari umpamagaye. Uwo munsi twaravuganye, mu gusoza ikiganiro ndakubwira ngo ndagukunda kandi ndagukumbuye nk'uko nari nsanzwe mbigenza. Umaze gukupa, nabonye ko isura ya Faith ihindutse, arabisha, inseko ye ihita ibura. Namubajije impamvu ahindutse, ambwira ko nta kibazo gihari. Kuva uwo munsi natangiye kumwirinda. Nari nzi neza ko ababajwe nuko fiance wanjye yarampamagaye. Ibyo byanyeretse ko nakinaga n'umuriro. Nagerageje gushyira icyuho hagati yanjye nawe, ariko ntibyari byoroshye. Ikosa nakoze ni ukureka umubano wacu ugakura ukagera kuri urwo rwego. Nubwo ntavuganaga nawe kenshi ndi kumwe nawe, yari azi neza ko mfite fiance.
Icyatumye rero kwitandukanya nawe biba ingorabahizi ni uko yari afite agafunguzo k'icyumba cyanjye. Icyatumye rero atunga agafunguzo k'icyumba cyanjye ni uko hari ubwo nabaga nagiye yahisha agakenera kuzana ibiryo mu cyumba cyanjye kuko nawe yabaga afite ahantu agiye kujya nijoro. Nafashe icyemezo cyo guhindura urufunguzo rw'icyumba cyanjye. Nari ndajwe ishinga no guhagarika umubano wanjye nawe. Hari umunsi nazanye ingufuri n'imfunguzo byo guhindura ibyo nakingishaga icyumba cyanjye. Natashye ari nyuma ya saa sita nsanga icyumba cyanjye gikinguye. Naketse ko nta wundi urimo utari Faith. Nakinguye urugi buhoro ndinjira, nibwo nabonye ikintu cyankuye umutima mu buzima bwanjye. Nasanze Faith aryamye ku buriri bwanjye yambaye ubusa buri. Nimvuga ubusa wumve ko nta kintu na kimwe yari yambaye. Ashobora kuba yari ari kumva umuziki muri telefone ye. Narikanze mpita mfunga amaso. Namutegetse kwambara vuba ubundi akansohokera mu cyumba ako kanya. Aho kubikora yarasetse. Nubura amaso mbona agaramye ku buriri yisetsa. Numvise ijwi mu mutima wanjye rimbwira ngo hunga. Maze ndamubwira nti niba udashobora kunsohokera mu cyumba reka njye nsohoke. Nsohoka mu cyumba ari nako nibaza icyo ngiye gukora. Namaze iminota nzerera ku irembo, ishusho y'ubwambure bwa Faith yanze kumva mu mutwe. Biriya byo birakabije. Nahise mfata icyemezo cyo kujya kureba umusore w'inshuti yanjye. Numvise namubwira akaga mpuye nako ariko ndifata. Natekereje ko ntacyo yamfasha kuko muziho ubuhehesi. Nta kindi yari kumbwira uretse kunyumvisha ko ayo ari amahirwe yansekeye. Nagumyeyo kugeza bwije. Nari ntegereje gutaha ari uko Faith yamviriye mu cyumba. Nasubiye mu rugo saa 5 z'ijoro ngo ndebe ko yatashye. Mbega ibyago. Nategereje hanze akanya gato nibaza icyo ngiye gukora. Gutabaza abaturanyi byo numvaga atari icyemezo kizima. Bose bari bazi ko turi inshuti cyane. Ndetse hari n'abakekaga ko dukundana. Natekereje ko nkwiye kumusohora yaba yambaye cyangwa yambaye ubusa. Ninjiye mu cyumba nsanga Faith akiryamye yambaye ubusa. Nahise menya ko atigeze asinzira, ko ahubwo ari ibyo yigiraga. Nagerageje kumwiyaka ariko nshiduka yandyamyeho. Nananiwe kwifata. Nubwo nari nkiri imanzi, Faith yaranshutse binkoraho. Twatangiye gukaresanya. Niwe wari uyoboye umukino, njye sinari mbimenyereye. Ubwo rero twendaga gutangira guhuza ibitsina, ishusho yawe yahise inza mu bwonko. Nahise mpaguruka nkaho mbonye umuzimu. Nahise nishinja icyaha mu buzima bwanjye bwose. Ako kanya nabonye Faith nk'umwanda mu maso yanjye. Faith yaratunguwe. Umugambi we wari upfubye. Mu ijwi rituje ryuzuye agahinda, Faith ati ngwino urangize ibyo watangiye. Nkingura urugi ndamubwira ngo asohoke kandi ntazongere no kunsuhuza kuva ako kanya. Ibyo nabivugaga nsa n'uhumagira kubera gusa n'uwikanga. Faith ati what? Uri gutera urwenya wowe? Mpita ndakara. Ndasakuza ntisohoka vuba kandi niba udasohotse uzabyicuza. Kuva ubu n'ubucuti bwacu burarangiye. Ahita ahaguruka mu buriri arakaye yivugisha utuntu ntabashije kumva neza. Sinari nkeneye kumva ibyo avuga. Icyo nifuzaga ni ukumubona nsohokera mu cyumba. Nuko afata imyenda ye arambara maze arasohoka. Nakinze vuba nitura ku buriri maze ndira nk'umwana. Narirakariye cyane. Nicuje icyatumye nemera ko yinjira mu buzima bwanjye kuva ku munsi wa mbere. Naketse ko n'Imana yamaze kumpana. Numvaga nishinja icyaha kidasanzwe. Nta mbaraga nari mfite zo gusaba Imana imbabazi. Nubwo ntakoranye nawe imibonano mpuzabitsina, ibyiyumviro nagize byo guhuza ibitsina byaranyangije mu buryo bw'umwuka. Uko nagutekerezaga niko narushagaho kwishinja icyaha. Nari mbizi ko wifashe icyo gihe cyose kandi ko nanjye nagombaga kwifata.
niyo mpamvu nababajwe cyane nuko utavuye amaraso dukora imibonano mpuzabitsina bwa mbere. Ku munsi wakurikiyeho nabyutse njya ku kazi nk'ibisanzwe, ntingisha ingufuri nshya. Sinari nzi ko Faith afite undi mugambi. Mu by'ukuri yashakaga kwangiza ubuzima bwanjye bwose. Nageze ku ishuri aho nakoreraga, nsanga Faith ari kuganira n'abakozi dukorana, abagore 3 n'abagabo 2. Uwo munsi nari naryamye ntinze kubera ibyari byaraye bimbayeho. Abakozi bose bari bantanze kugera ku ishuri. Umwe muri bo yarambonye maze bose barahindukira baranyitegereza. Nibajije icyo Faith ari kuganira nabo kiranyobera. Ndabasuhuza gusa numva mfite ubwoba bugaragara no ku isura yanjye. Nari nkomeje guhangayikishwa n'ibyambayeho ndetse n'ibyo Faith ari kuntekerezaho. Bose bandebana agasuzuguro. Umwe muri abo bagore antukira mu matama. Natunguwe n'ukuntu abo basore bandebye, by'umwihariko umwe nari naraye nsuye. Maze ahita avuga, "Musore, wantengushye pe. Nanjye nubwo ndi umurara, ibi byo sinabikora. Ejo watinze iwanjye, niyo mpamvu." Nibajije impamvu wansuye bidasanzwe. Akavuga ibyo mbona Faith azunguza umutwe nk'uwafashijwe. Nabarebanye ubwoba. Namenye ko Faith yamaze kubansebyaho ku buryo izina ryanjye bizangora kurisana mu maso yabo. Umwe muri ba bagore arongera avugira mu matama, andebana agasuzuguro, ati "Mu by'ukuri najyaga nkureba nkabona uri umusore utandukanye, sinari nzi kuri inzoka y'icyatsi." Undi mugore abaravuze, "Ko ku ivu rihoze niryo ritwika inzu. Uwakubona utuje yagira ngo cyakoze tw'abagore Imana ijya iduha ububasha bwo kwigobotora ibishuko by'abagabo nk'amwe baba bagambiriye kutwicira ahazaza." Undi mugore ati "Amen." Nubwo hari hakonje, njye natangiye kubira ibyuya umubiri wose. Nafunguye umunwa ngo mvuge, biranga ndongera ndawufunga. Nagumye mu rujijo nibaza mu by'ukuri ibyo Faith yaba yababwiye byatumye bansuzugura bene ako kageni. Maze kubona ijwi ndabaza, "Ntibyo ni ibiki muvuga?" Faith ahita asubizanya uburakari, "Birumvikana, turavuga imvaho ibyo wakoze. Uburyo uri umugome utagira umutima, ariko ukaba wirirwa uririmba ngo wavutse ubwa kabiri muri Kristo." Ndamwegera mubaza impamvu yigira umutagatifu kandi ari shitani kuva kera. Ahita asubiza arira amarira y'ingona ati, "Nari shitani duhura." Ba bagore batangira kumuhumuriza. Nikorera amaboko, ntangira kwibaza ikiza cyangwiriye, nkomeza kumva ndi ikigwari. Mu by'ukuri Faith yari yababwiye ko njye nawe twaryamanye inshuro nyinshi, naramuhishe ko mfite fiance. Ejo akaba ari bwo yavumbuye ko namubeshya urukundo ngo njye mwishimishaho kandi narasize fiance. Si ibyo gusa, yanababwiye ko yakuyemo inda inshuro 2 zose kubera kuryamana nawe tutikingira. Ngo ejo namuhunze muziza ko yanze ko turyamana. Nabasobanuriye ko Faith ari we wanshotoye ashaka ko turyamana nkamubera ibamba, ariko ntibanyizera. Bose bagiye umwe umwe, nisanga ari njye na Faith dusigaye duhagararanye. Tumara amasegonda make ntawe uvugisha undi. Nari mbabaye cyane, nishwe n'agahinda. Mu mutima wanjye hari higanjemo kwicuza. Hashize umwanya Faith aravuga, "Ndagukunda Justin. Nzakora ibishoboka byose uba umugabo wanjye. Wamaze kunyiba umutima wanjye. Nta wundi nzigera nkunda utari wowe. Nyemerera n'ukuri tuzishimana." Mubazanye uburakari bwinshi. "Ibi ni byo wita urukundo? Ibi ni ubusazi. Wowe urangiza izina ryanjye, warangiza ngo urankunda? Kubera izi mpamvu, niyo waba ari wowe mugore wenyine usigaye mu isi, sinakurongora. Uri shitani wowe." Faith, urakomeje? Tuzabireba. Nzakwereka icyo umugore akwiye gukora. Ntuzigera na rimwe usuzugura ububasha bw'umugore. Ahita agenda, ansigaho mpagaze nk'igiti. Numvise ngize ubwoba bwinshi. Aha niho dusoreje igice cya 3 cy'inkuru yacu Ukwezi kwa Buki.
Uwo munsi numvaga natakaje icyizere, nkumva n'akazi ntagakora. Sinashoboraga kwegera bagenzi banjye. Nashakaga kuba njyenyine, njye n'Imana yanjye gusa. Nari nzi ko namaze gukora amakosa. Nabaye ntibindeba. Nashutswe n'ukuntu Faith yanyitagaho. Ntabwo nari narigeze nitakariza icyizere kuri urwo rwego. Umutima wanjye wateraga cyane, umutwe undya cyane, numva mfite n'ubwoba bwinshi. Nahise numva mbuze amahoro. Nahise nsohoka. Mu nzira nta muntu nabonye, yewe nta n'uwo numvise, kabone n'ubwo nanyuze mu isoko. Numvaga ni njye njyenyine uri mu isoko. Icyo nzi ni uko ninjiye mu cyumba cyanjye nkicara ku buriri. Ndongera ntekereza cyane ku byabaye. Nicuje kuba ntabibwiye umusore nasuye, ntegereje ko Faith amvira mu cyumba. Nicuje ko ntamubwiye ibyanjye na Faith. Iyo nza kuba nabimubwiye, ubu mba mfite umuhamya. Nuko mfukama imbere y'uburiri, nsenga Imana nicuza. Amarira atemba buhoro buhoro. Icyambabazaga cyane ni ukuntu abo bantu bose ari njye ubabwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu. Biteye isoni n'agahinda. Mu gihe nkiri muri ibyo bitekerezo, telefone yanjye ihita isona, irandogoye. Mbonye uhamagaye ndatengurwa. Yari umuyobozi w'ihuriro ry'abakristo nabagamo. Ndamwitaba, turaganira. Nyuma yo kubazanya amakuru, atangira kumpa amabwiriza. Umuyobozi: Justin, uyu munsi turagukeneye mu icumbi ry'ihuriro ry'abakristo kugira ngo tugire utubazo tuvuganaho. Mu mutima mpita ntungurwa, nti Yesu we. Nahise mba nkuheza umwuka. Ndibaza, ntese ntiyaba ari Faith wandeze nkaba nsabwa kwisobanura? Uko biri kose yakomeje kumbeshyera. Uwo mugoroba njya kumureba. Mu by'ukuri yari umugabo ukijijwe. Naricaye antekerereza ibyo Faith yamubwiye byose, maze ansaba kugira icyo mbivugaho. Namubwiye inkuru yanjye na Faith nivuye inyuma, nta na kimwe mukinze. Mubwira rwose mbona nteze yombi. Maze kuvuga, ambwira ijambo ry'ihumure ntazigera nibagirwa. Yarambwiye ati, numvise ibyo Faith avuga n'uko abivuga, numva uko biri kose harimo ikibazo. Nabonye ko hariya muba ushobora kuba wararwanya urugamba rutoroshye. Ndakeka warigiyemo amasomo ahagije. Nanone kandi nizeye ko Nyagasani azakurwanirira. Tuzaganira neza nimbasha kuvugana na Faith birambuye. Naramushimiye, ndamusezera, maze ndataha. Nageze mu rugo, ninjira mu cyumba, nitura ku buriri, ubundi ndarira, nti Nyagasani ndengera. Nafashe icyemezo cyo kumara iminsi 3 niyiriza, mpereye ku munsi wakurikiyeho. Iyo minsi yose nyimara ndasohoka, keretse iyo nabaga ngiye muri dushe cyangwa mu bwiherero. Sinigeze njya no mu kazi kugira ngo batamvangira. Isengesho ryanjye rya mbere ryari ryo kwicuza no gusaba Nyagasani ngo andengere. Iyo minsi yose uko ari 3 namaze niyiriza, sinigeze mbona Faith. Gusa nigeze kumva abaturanyi bavuga ko yagiye iwabo ku ivuko. Ku munsi wanjye wa 3 wo kwiyiriza, ubwo nari ndyamye nsinziriye, nakangutse numvise hari umuntu ukomanze. Ngerageza kubyuka vuba vuba. Numvaga nacitse intege cyane. Ngeze ku muryango, namenye ijwi rimwe rya mugenzi wanjye dukorana ari kumwe n'abandi ntahise menya. Narikanze, ariko ngira n'ubwoba kuko nabonye ari itsinda n'ubundi ryaherukaga gusura Faith. Ndabitegereza ngo ndebe ko bazanye na Faith. Nabonye umukobwa umwe ntamenyereye. Uwo mukobwa yendaga gusa neza na Faith. Iruhande rwe hahagaze akana gatoya k'agakobwa gafite nk'imyaka 3. Muri uko gutungurwa, nabahaye karibu barinjira. Nubwo ari chambrette, nayakiriragamo abashyitsi b'ubwoko bwose. Bamwe bicaye ku buriri, abandi ku ntebe, abasigaye begamira ku meza nsomeraho. Muri uwo munaniro wose, mpagarara hagati numva mfite amatsiko yo kumenya ikibagenza. Umugore umwe dusengana afata ijambo, atubwira umugore wari ufite umwana, avuga ko yitwa Helen. Umwana we akitwa Brenda.
ndabasuhuza ariko numva ndatekanye kubera urwo ruzinduko rwabo. Kubera ukuntu Helen yasaga na Faith, numvaga mfite ubwoba bwinshi. Umwe muri bo arahaguruka atangira gusobanura impamvu y'uruzinduko rwabo. Araterura ati Helen uyu yaje ejo muri community aje gushaka Faith. Mu by'ukuri yaje atazi neza aho Faith akora. Aza ku ishuri ryacu atekereza ko nubwo yaba atari hakora yahasanga abarimu baziranye nawe. Twahisemo kumuzana kwa Faith ariko twanateguye kuza kukureba kubera ko wasibye akazi kandi telefone yawe ikaba itacagamo. Ntangira kwisobanura ariko naniwe. Murabona mpita nayura. Helen ahita ahaguruka, Imana ibaha umugisha. Ati ndi umuvandimwe mukuru wa Faith. Hashize iminsi twaramubuze kuri telefone. Muheruka mu kwezi gushize. Mu by'ukuri hashize ibyumweru 5. Nubwo bimeze bityo ntasiba kutwandikira akoresha nimero nshyashya atubwira ko ameze neza, ariko twagerageza kumuhamagara tukamubura. Mfashe icyemezo gikomeye cyo kuza kumureba, ariko ikiruta ibindi nari muzaniye umwana we. Ni ukuri Brenda ntajya atuma ntora agatotsi. Arashaka kubona nyina. Guhera ejo arira amasaha yose. Nagize agahenge muzanye ngo aze tujye kureba nyina. Numva nkubiswe n'inkuba umutima. N'umukobwa nyagasani. Ibise bije bite kandi? Ndumiwe ko ntigeze numva avuga ko afite umwana. Aho nari mpagaze numva Helen nari numiwe. Abandi tubana muri community nabo bararebanaga bumiwe nkanjye. Nahise mvuga nti nubwo hashize iminsi 2 ntamubona, numvise abwira abaturanyi ko agiye mu rugo ahavuka. Helen ahita abaza atunguye cyane ati ngo yagiye mu rugo. Ahita avugana ubwoba ati none se ko ataragera mu rugo. Nagerageje kumuhumuriza muhindi nimero ashobora kubonaho Faith. Aramuhamagara ariko Faith ntiyitaba. Agerageza kumuhamagara inshuro nyinshi, nyuma ya nimero ntiyongera gucamo. Helen atera hejuru ati kuki Faith yitwara nabi nk'imbwa yasaze. Helen aradushimira ubundi atubwira ko ashaka gutaha kugira ngo ataza kugera mu rugo bwije. Wa mwana atangira gukurura imyenda ya Helen arira ati where is mommy? Helen aramusubiza ati hangane gikobwa, turamusanga mu rugo. Umwana ntiyanyuzwe ariko bagombaga kugenda. Barasezera ubundi baragenda. Basigara bose batuje cyane bumiwe. Hashize iminota mike nta n'umwe uvuga. Umukobwa umwe araturika araseka, akoma mu mashyi, akomeza avuga ati mundebere umukobwa w'isugi we. Arakomeza ati Justin, ndibuka ko Faith yatubwiye ko ari wowe wamwambuye ubusugi. Nzunguza intugu maze ndababwira nti nuko mwebwe mwahisemo kumwizera. Cyagiye nagerageje kwisobanura ariko ntimwari mwiteguye kunyumva. Yarababeshye. Basobanurira inkuru yanjye na Faith nyihereye mu mizi. Uko twabaye inshuti magara, uko yatangiye kunshukashuka ngo turyamane ariko nkamubera ibamba kugeza ukuri kuganje ikinyoma. Bose baratunguwe, bicuza ubuhubutsi bagize bemera ibyo Faith yababwiye. Umukobwa umwe agira umujinya ati twakabaye twaragize amakenga. Ni gute umukobwa agira ubutwari bwo kuvugira mu ruhame inshuro yakuyemo inda? Umusore umwe arababwira ati nge rero nabagira inama yo kumwirinda cyane. Ari dangerous cyane kandi mbona yarihebye. Imana yonyine niyo izi aho ari. Ashobora kuba ari muri ba bakobwa bahenze bigurisha mu mahanga nubwo yabwiye abantu ko agiye iwabo. Reka tugaruke ku cyatuzanye. Ubundi se kuki umaze iminsi yose utaza mu kazi? Juste arasubiza ati nafashe icyemezo cyo kuguma hano. Nafashe iminsi 3 yo kutarya kugira ngo negerane n'Imana imfashe nyuma y'uko Faith ambeshyeye, kandi koko murabona ko Imana yamfashije.
bose bahita batera inyikirizo y'indirimbo ivuga ko Imana yumvise amasengesho ya Faith. Juste atera hejuru ati Imana ishimwe yumvise amasengesho yanjye, niyo kwizerwa. Nabonye impuhwe z'Imana ziza mu cyumba cyanjye, nuzura imbaraga. Nateye indirimbo zitandukanye zo guhimbaza, ubundi mpagarika amasengesho y'iminsi 3 ntarya ntanywa. Nari imazemo iminsi. Hashize umwanya mpita mpamagara coordinator w'ihuriro twasengeragamo, mubwira ibibazo mazemo iminsi, mubwira nuko nabivuyemo, nawashimira Imana. Angira inama yo kuva homba nkaba ngiye muri lodge. Kubera uburyo nari imeze, nahise nkurikiza inama angiriye. Bwakeye njya muri lodge. Numvaga ari byo byampa amahoro, kuko sinari nzi aho inkonkobotsi Faith ishobora kuva ikanteza ibibazo. Aho nari muri lodge nabonye Faith inshuro zitandukanye, akagerageza kwiyegereza abagenzi banjye, ariko bose bamubera ibamba. Arambiwe nawe atererayo utwatsi ntiyagaruka. Reka twigarukire mu cyumba cya hoteli. Juste arahindukira areba Alice mu maso ati nyizera please. Sinari narigeze mubona kuva nava hirya iriya aho twabanaga, ahubwo natunguwe no kumubona muri restaurant muri iki gitondo. N'ubu siniyumvisha ukuntu yamenye itariki y'ubukwe bwacu ndetse akamenya n'aho dukorera ukwezi kwa buki. Babarira sheri, ntabwo nakubwiye ibyambayeho njye na Faith. Iryo ni ikosa rikomeye nakoze. Nari nzi ko Faith yagiye burundu nk'amahembe y'imbwa. Sinari nzi ko yagaruka agashaka kuntobera ubuzima. Igiteye agahinda kurusha ibindi nuko agenda avuga ko namukoresheje nkamusambanya. Arabeshya. Icyo gihe nari imanzi, kandi nari imanzi kugeza uyu munsi mu gitondo. Nyizera please. Alice aho yari yicaye azunguza umutwe, ntiyagira icyo avuga, nubwo yasaga n'unyuzwe n'ibyo umugabo we amubwiye. Nuko afata umugabo we mu kiganza maze arasubiza, twese turakosa. Nanjye nakoze amakosa yo kutakubwira ibyo nanyuzemo nkiri umwana. Twembi tuticuje ibyo twanyuzemo, twazisanga mu muriro. Juste arongera aratakamba ati mbabarira. Alice ati nakubabariye sheri, ndizera ko Imana ariyo yaduhuje. Sinshobora kukubura ku mpamvu iyo ariyo yose, kandi ntidukwiye gutandukanywa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Nanjye ngusabye imbabazi. Barahoberana biratinda, bishimira ko biyunze. Mu gihe bagihoberana bumva umuntu ukomanze ku muryango, bahita bikanga. Alice yongorera Juste atuye abarinde. Akimubaza urugi ruba rurakingutse, babona mama wa Alice arinjiye. Nawe atungurwa no gusanga bahoberanye. Ahita abaza ati uyu mukino ni bwoko ki? Ntiwambwiye ko urugo rwanyu ruri gusenyuka? Mwendaga kuntera umuvuduko ukabije w'amaraso. Alice ahita asubiza ati mbabarira mama, umuriro wakaga mu rugo rwacu wazimye, ubu turashima Imana. Juste nawe araterura ati tubabarire mama, cyari ikibazo cyo kutumvikana, twagikemuye kandi turashima Imana. Mama wa Alice arasubiza ati muzi ukuntu nari nahangayitse, ahubwo se ni iki mutumvikanyeho ku munsi wa mbere w'ubukwe cyatumye mushwana bene kariya kageni? Abana b'iki gihe ibyanyu sindabyiyumvisha. Alice aravuga ati ubu nta kibazo mama, umwanzi yateje intambara mu rugo rwacu ariko yayitsinzwe. Mama we ati ndumva bimeze neza, ubu rero ndaza gutaha kandi ndishimye cyane. Imana ibaha umugisha, urukundo rwanyu ruzakomere nk'urutare, ruzabe ndakorwaho, muzabyare hungu na kobwa, muzahoze amata ku ruhimbi. Turabashimiye cyane kuba mwarakurikiye iyi nkuru yacu ukwezi kwa buki. Iyi ni inkuru irimo amasomo meza atandukanye ajyanye n'ingo. Ndizera ko nawe wakuyemo amasomo akureba. Ndizera ko amasomo akuyemo hano uzayakoresha
aho uri hose, ku buryo inkuru tubategurira zizakomeza kujya zitanga umusaruro mu kubaka umuryango nyarwanda.